reka nonye mbahereza ikaze bakunzi bacu mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muri mwe. So muri kano kanya murabizi mani hano kugira ngo mbahereze update zigiye zitandukanye. Update y'uyu munsi tugiye kugarukaho, tugiye kwa twagaruka ni post imaze igihe kinini cyane. Ni post iriwe isakara ku mbuga nkoranyambaga. Iyo post nayindi ni post aho uwo bita Ariel Wayz umufana musagati please wa icyambemere mwaye nkayisoma. Ariel Wayz ahita musubiza ati DM me nyandikira inbox twike kabisa. Urumva ko nyine uwo bita Wayz ese amwemera ngo ati kabisa nta kibazo iminwa yangira hari ngwino wisomera rwose, ngwino wisomere n'ubundi nta myaka 100 n'ubundi naheza hisi. Niko yamwandikiye nyine urumva nyine ubyumvishe nyine ko yarashatse kuba. So rero hagati aho ngaho rero umufana arumva isa bisamira hejuru ko yakumva ko nyine ibyo yifuzaga Ariel Wayz atabifashe nabi cyane, ko abasani ba hano mu benshi iyo abonye umuntu amwandikiye comment ijyanye itandukanye nuko atabishaka abenshi bahita bababwira nabi cyangwa se bakabafata mu bundi buryo. Kaba hari n'abafana badatana no gusubizanya aba star badatanya no gusubizana n'abafana babo nimba mututse nakamutuka. So ubwo urumva ngo rero yamusabye ko basomana. Ariel Wayz avuga ati nta kibazo ngwino inbox tubikurikirana, nyandikira inbox tuze kwa twabikurikirana. Niko Ariel Wayz yamwandikiye. So twita tunagaruka kuri Ariel Wayz. Abantu benshi barekibaza ati ese Ariel Wayz imeze bite, ese kuki adakora cyangwa mu minsi yashize mwabonye ko yadukubise aka EP niko navuga nyine inime 3 zikurikiranye icyarimwe cyangwa se zifatanye nka EP. Urumva ko abantu babonye ko ikintu cyari kumutindije ari n'ubwo hari video ye hanze bita agasinye ko ataza. Ariel Wayz rero no mukobwa navuga ko yahoze mu itsinda rya Symphony Band, yize umuziki ku Nyundo, mu kuva kwiga umuziki ku Nyundo aza hanze ari mu itsinda rya Symphony Band ndetse n'abagenzi be navuga ko bari barize kuri promotion zimwe. Araza bakora umuziki biza kurangira Ariel Wayz avuye muri Symphony Band atangira gukora ku giti cye cya wenyine. Ubu ngubu akaba ari gukora wenyine. So rero ibyo byose rero nyuma ko Wayz atangiye kwikorana yagiye ahura n'inzira zitandukanye, biza kurangira mu nzira yagiye acamo aje kwa yakundana n'uwo bita Juno Kizigenza. Yagaragaje ko bakundana, sinzi ntago tujya tugira amakuru ahagije agaragaza nimba abantu koko barakundanye byanyabyo, gusa bo bitaga bitanaga aba best friend. So ubwo urumva rero nyuma aho bita Ariel Wayz yaramaze igihe kinadakundana na Kenny Soul, n'ubundi aza kwa yasimburwa n'uwo bita cyangwa se aza kwa musimbuza uwo bita Juno Kizigenza, n'ubundi wahoze muri label imwe yitwa Igitangaza ya Bruce Melody, n'ubundi ava kuri Kenny Soul yegera kuri Juno. So rero ubwo rero Kenny Soul ndetse na Juno nicyo navuga Kenny Soul ndetse na Juno bari bamaze iminsi baratandukanye cyangwa batakiba muri iyo company. Nibwo Ariel Wayz yigeze kubona amahirwe agiye mu kiganiro arabitangaza, avuga ko burya umuntu bakundanye mbere ari Kenny Soul ndetse bakundanye ubwo bari bakiga nyine ku Nyundo. Urumva rero nari n'uyu munsi mwabonye ko mu minsi yashize kuri Noheli Ariel Wayz yasohoye ya post n'akarimbo ari kumwe na Kenny Soul kakava harimo kajyanye na Noheli, kajyanye na Christmas, kajyanye na Christmas. So urumva rero nuko bimeze. niyo update mbamba afite uyu munsi. Ariko mbere ko tugenda reka mbibutse ko kugira ngo ibintu byose biba bigenda neza ugomba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo utazijyana rimwe ucika amakuru menshi tukugeza uko bwije nuko bukeye. So reka tunabanze mbere ko dusoza tubanze turebe ese bimeze bite, turebe umuziki hano mu Rwanda ku ruhande rw'igitsina gore cyangwa se abakobwa umuziki umeze gute, cyane ko mwo bita Bwiza ni umukobwa umaze iminsi abikora neza, ariko bikaba byaratangajwe ko atakiri muri management ya Kikas Music. Turi kwibaza tuti ese nyuma kuva muri management ya Kikas Music ese uwo bita Bwiza azakomeza umuziki ku rwego nk'urwo yakoraga cyangwa se hari icyo azasubiranye, hari uburyo azasubiramo inyuma, kuko urebye nk'umuziki we burya ukoraga courage iki bitaramo agenda yakoraga nta gitaramo na kimwe aburagamo. Ariko ubu ngubu nimba ahinduye management hari ikigiye kwa cyahinduka, kishobora kwa cyiza cyangwa se
kikagabanyuka. Si bwiza gusa kandi n'uwo bita Niyo Bosco yahise n'undi ajya muri Kikas Music. Urumva ko uko byagenda kose Niyo Bosco nyuma ya Mare Boss yagiye ajyamo nyuma yo kuva kwa Irene, ariko Mare Boss natinde n'amaremo igihe, rero ubu ngubu ari muri Kikas Music. Reka twizeye ko azamara igihe kandi azanakora n'amaproje maremare, cyane ko Kikas Music ari label cyangwa se company ishora neza mu bahanzi kandi kabafasha yaba muri promotion ndetse n'ibindi byose biba bikenewe by'umuhanzi kugira ngo umuhanzi atere imbere, umuhanzi agire n'icyo ageraho muri kariyeri yiwe. So nenda n'undi kugira ngo mbibwire ku nkuru ya Ariel Wayz, reka rero mbabwire ngo mbifurije gukomeza kugubwa neza aho muri mwese, ariko abafana ba Ariel Wayz mbabwire ni mukomeze mumuhe hafi, mu supporting ko n'umuhanzikazi mwiza, n'umuhanzikazi navuga ko urebye n'indirimbo ze ibihangano bye kuva ku cyambere kugera ku cyanyuma n'umuhanzikazi. Ariko nanone nkibaza impamvu abahanzikazi bo mu Rwanda batagira management zifatika, kuko nk'uwo bita Bwiza arabaga muri label bizwi ko ari label, uwo bita Ariel Wayz bigaragara ko yifasha, nubwo afite team imufasha ariko bikagaragara nanone ko yifasha. Uwo bita Aline Sano nawe bigaragara ko yifasha, nubwo afite na team imufasha ariko nawe bikagaragara ko yifasha, adafite management zikomeye cyane, ko bano bakobwa bombi ari abahanzi beza cyane nk'umushe nka Aline Sano uburyo aririmbamo, ijwi rye, uburyo controlamo vocal yiwe, uburyo nyine music ibimeze, wavuga ati uyu mukobwa yiza kunyunda nta kintu atubeshye. Ndetse nanone kandi wumvishe ubuhanga buri mu ndirimbo za Ariel Wayz, uravuga ati kabisa uyu mukobwa adizavinga kuba superstar, adizavinga kuba yaba umukobwa urenze hano mu gihugu cy'u Rwanda, umwe mu bakobwa bakomeye. Ahubwo tukanibaza tuti ese kuki umuntu agiye kuvuga abakobwa bakora umuziki hano mu Rwanda avuga abo batatu bonyine, n'abandi kuko nko kuri ruhande rwanjye jewe nk'abandi iyo bagiye kongeramo abandi uhita wongeramo wenda mwabo bita Nessa na Fifira ya ndumva nabo ngabo n'abandi bandi barenga kuri abo ngabo, even na Grace muri Legend utajipfa kuva ku bintu nawe ahora ari kuvugwa ari on top. Ariko nanone tukibaza tuti kugira ngo none tubone n'abandi bakobwa bashya, cyane ko nk'abahanzi bashya bo baba bahari, tuba dufite nka Afrique, dufite Okama, dufite Chrisizi, dufite ba Loganjo, dufite abantu benshi cyane, ko ku ruhande cyangwa se ku gitsina gore ntago tuba dufite abahanzikazi benshi. Urumva n'abahanzikazi benshi muri hano hanze, mwitinyuke kabisa nange muze mu bikuri cyane, turebe ukuntu byagenda, turebe ko nyine ibintu byacamo byagenda fresh cyane kabisa. So rero twari tukiri n'uri kuri Ariel Wayz. Ariel Wayz ku bantu bamuba hafi cyane bavuga ko Ariel Wayz n'ubundi ari umuhanzikazi udizavinga ko yatwara ama award menshi atandukanye, ariko kugira ngo tuzabone yatwaye award ukabona nyine bibabaza abafana be, wate se Wayz aziriki, Wayz aburiki kugira ngo atware ama award nk'abandi. Urumva ko ni ibintu bibabaza cyane ko none no mu bitaramo ntago abijyamo cyane, ntago bitumirwamo cyane nk'abandi basani. Urumva rero ni umuntu ukwiriye kuba hafi, cyangwa se umuntu bakwiriye kuba hafi uko byagenda kose. Rero ni byiza byinshi ngiye mpora mbifuriza umugisha w'Imana, nkahora mbifuriza kugubwa neza aho muri mwese. Reka none nongere mbabwire ni mugubwe neza aho muri mwese, kandi Imana ibamere umugisha, ibamere gutera imbere. Kora subscribe rero dukomeze tugendane 5 kuri 5. Nyita Slim Jesus Stereo Hillmaker, ni byiza byinshi tuzagenda tubagezaho uko bwije n'uko bukeye. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.